uko nitwara kuri wowe si ngombwa ko ariko nitwara ku wundi. Ibyo nshobora kugukorera si ngombwa ko ibyo nkorera undi. Ntibivuze ko umuntu uri imbere yawe adakwiye icyubahiro, nuko ahubwo wowe utazi kwiyubahisha cyangwa se kwihesha agaciro. Ikibazo ni wowe, ntabwo ari aho muhuye cyangwa se ari abantu mushobora guhura. Niba utubaha abantu bose uratekereza ko bo bazakubaha cyangwa se bazaguha agaciro gute? Iyi video ni wowe nayikoreye. Mbere yo gutangira ndasubiramo ikibazo, wakwihesha agaciro gute cyangwa se wakwiyubahisha gute? Muri iyi video ngiye kubagezaho ibintu 5 wakora kugira ngo wiheshe agaciro cyangwa se wiyubahishe wowe na buri wese, haba mu rugo, mu bucuti ndetse no mu kazi. Ugomba kwiyubahisha cyangwa se kwihesha agaciro mu buzima bwanyu bwose. Ntabwo ukeneye ko kwigamba ngo abantu bose bagutinya, ahubwo ukeneye icyubahiro, kuko kubahwa ni byiza cyane. Icyubahiro gituma wumva umerewe neza, umeranye neza n'abandi. Mbere yo kukugezaho izi nama uko ari 5, ndagusaba ngukore subscribe niba utarayikora, kugira ngo utazajya ucikwa na video n'imwe twashyizeho ndetse n'izisanzweho. Icyambere nshaka kukugezaho, niba wowe ushaka kubahwa cyangwa se niba ushaka ko abantu bose baguha agaciro cyangwa se bahora bakubashye, icyambere ugomba kwiha agaciro. Ugomba kwiga kwiha agaciro wowe ubwawe. Wumva wowe abandi bakubaha gute niba ubwawe nawe utiyubaha? Abandi baguha agaciro gute niba nawe ubwawe utakiha? Tekereza n'inshuti yawe ihora yasinze cyangwa se yitesheje agaciro, imeze nabi. Umunsi umwe ugize ikibazo mu mutwe, wumva nta muntu ushaka kuvugisha, wumva ntawe ushaka, uzatinya kumutuka cyangwa se uzatinya kumusuzugura. Ese bizakorohera? Ntekereza ko bizakorohera, kuko nawe ubwe ntawe ntiyubaha. Ibi ni mu bice byose by'ubuzima bwawe. Iga kwiyubaha, iga kwiyubahisha, kwihesha agaciro niba ushaka nawe ko abandi baguha agaciro. Abantu bafite ubushobozi bwo kumenya ibyo ibikurimo, bamenya gusa ibyo babagaragarije. Ni ukuvuga ngo niba ushaka ko abandi bakubaha, iga kwiyubaha, iga kumenya kwiyubaha mbere ya byose. Reka gukora ibintu wumva undi udashaka ko yagukorera, reka kuvuga ibintu wumva undi udashaka ko yakuvugaho. Reka mbese ubaha buri wese nkuko nawe ushaka kwiyubaha, kandi wiyubahe nawe igihe cyose. Tera intambwe, wiyubahishe niba ushaka ko n'abandi bakubaha. Icya kabiri cy'ingenzi, niba ushaka ko abantu bakubaha, ugomba kumenya kuziga cyangwa se kuvuga uziga cyangwa se aho ugarukira. Abantu bakubaha gute kandi bazi ibyawe byose kuko wabishyize hanze? Fata urupapuro n'ikaramu wandikaho nyirantarengwa zawe, bizagufasha kwiyubaha, wiyubahishe buri wese bakubahira. Buri wese abakwegereye bose bakubahira. Icya gatatu cyatuma wiyubahisha ni ukwiburisha cyangwa se kwigira haha cyangwa se kwitenderwa aho uboneye. Igihe cyose uzumva ko abantu batagomba kwendera aho uboneye cyangwa se kwigira aha, nibwo bazaguha agaciro. Abantu benshi ntibita kuri iyi ngingo kuko ntibazi ko abantu baba babatesha agaciro. Reka kuboneka igihe cyose bagushatse. Niba usanzwe mbese usanga bagutumira muri fete gusohoka cyangwa se hehe, niba umaze igihe ujyayo bakanire, babwire ko ufite gahunda nyinshi nubwo ntazo waba ufite. Babwire ko utaboneka kuko ufite akazi kenshi, bityo abantu bazakubaha, abantu bazamenya ko igihe cyawe gikomeyeho, bakubahire gusa ko ukunze igihe cyawe, ko igihe cyawe kibaze. Hanyuma nabo bazajya bakubaha guha igihe cyawe. Ntube nka wa muntu uguhamagara saa 4 z'ijoro, dufite fete saa 5 saa 6 z'ijoro, ukajyayo. No, niba ushaka kugutumira, baguteguze kare, bagutumira hakiri kare, bakumenyesha hakiri kare. Babwire ko nta mwanya, ko ufite izindi gahunda zihutirwa n'ibindi, mbese uhakanire. Bityo bazakubahira ko ufite indangagaciro zawe ukomeyeho, bazi ko kugira ngo bakubone bagomba kuguteguza hakiri kare.
urundi rugero ufitanye gahunda n'umuntu wenda ufitanye gahunda n'umuntu saa moya uragiye uramutegereje saa moya wazigeze umutegereje bibaye saa moya n'igice icyo gihe cyose uramutegereje guhera saa moya wari uhari umutegereje saa moya n'igice zirageze muhamagara umubwire ko mwari mufitanye gahunda ya saa moya n'igice ubu ngubu mwari mufitanye gahunda ya saa moya ubu akaba ari saa moya n'igice ugiye ufite izindi gahunda ugiyemo nubwo byaba nta zindi gahunda ufite ugiyemo igendere ndakubwiza ukuri ubutaha ntabwo azongera kwica gahunda ntabwo azongera gukererwa ikibazo si ikibazo cy'igihe ahubwo ni ikibazo cy'agaciro aba yahaye gahunda mufitanye hagarika kuboneka mu bintu ibyo ari byo byose buri gihe ngo uboneke mu byo ukenerewemo byose niyo byaba ari ibintu ari mu rugo rwawe hakana umenya guhakana ibintu bimwe na bimwe jya umenya kubihakana bwira umugabo wawe no cyangwa se ubwira umugore wawe ngo no bimwe na bimwe jya umenya kuvuga no cyangwa oya uhakana ibintu bimwe na bimwe jya uvuga oya bizatuma umuntu akubahira ikintu runaka amenye ko ikintu runaka utagomba kukijyamo icyo ari cyo cyose utagomba kukibonekamo amenye ko igihe cyawe gikomeyeho ufite indangagaciro zawe ugenderaho icya kane ari nacyo cy'ingenzi cyane kugaragaza agaciro kawe ku mugaragaro abantu benshi usanga bagaragaza agaciro kabo mu gukora ibyo abandi bashaka mbese kunezeza abandi ugasanga urakora ibyo abandi bashaka gusa ibaze niba wemera cyangwa se uri umuntu usenga bakagutumira mu birori bagutumye mu birori bakaguha inzoga ukavuga ko utayinywa abantu bose bari aho bagatangira bagatangara baguseka bavuga ngo abandi bari kunywa inzoga wowe uri kunywa fanta cyangwa se ugiye kunywa amazi nawe rero ukumva ko bari gusuzugure bari bumve waguciye amazi ugasanga barakubwira ngo nawe nyine usigaye ugiye kunywa amazi cyangwa se ugiye kunywa fanta abantu wibwira ko bakubashye cyangwa se wibwira ko batakubashye cyangwa se bataguha agaciro kuko babona uri kunywa inzoga abandi uri kunywa fanta cyangwa se amazi abandi bari kunywa inzoga mbese nk'uko bayiguhaye ukumva mbese waba wisuzuguje utabyemeye mu by'ukuri ni mu mutwe wawe bibera niba ushaka ko bakubaha niba uhakanye bwa mbere ugahakana bwa kabiri uvuga ko utanywa inzoga ugahakana bwa kabiri uvuga ko utanywa inzoga ko udashaka inzoga abantu ntibazongera kuguha inzoga bazakubahira ko ufite indangagaciro zawe zigenderaho kuko bazi ko utanywa inzoga kandi ko utagomba kuyinywa kuko undi yayinyweye kandi ko ufite indangagaciro zawe wubaha icyo ni kimwe icya mbere bazakubahira ko ufite indangagaciro ugenderaho kandi wubaha icya kabiri hari n'abazakwigiraho hari abo uzigisha uburyo bumwe cyangwa se ubundi kuko uri umuntu ufite indangagaciro zawe ndetse rimwe na rimwe wabone kutanywa inzoga nabo bakwigiraho kuzajya bareka kunywa inzoga bitandukanye n'ibyo bamwe bakora bakanywa inzoga kugira ngo bisanishe n'abandi cyangwa se bakanywa itabi kugira ngo bisanishe n'abandi icyo ushaka kuba icyo nshaka kukubwira hano muri iyi video niba ufite indangagaciro zawe zihagarareho zikomereho ku mugaragaro ntugire uwo wihisha cyangwa se wikanga uzikomereho bikore ibintu bidakwiye bitaguhesha agaciro bitakurimo kuko undi we yabikoze cyangwa se kugira ngo ushimishe abandi mbese iha agaciro ukomeye ku ndangagaciro zawe garagaza ubudasa mu bandi ku mugaragaro kuko ari byo bikurimo bizaguhesha agaciro nibyo bizatuma abandi baguha agaciro cyangwa se bakubaha ugiye muri fete bakazana inzoga kuko ntanywa inzoga nkabwira ni oya murakoze ntabwo nyinywa cyangwa se gutaha nabwo ukongera ukabwira uti no merci ntabwo
ugasanga arakubwiye ngo ni anniversaire yanjye, no ugomba kunywa inzoga, ugomba kugira gute, komeza wabwira uti no merci cyangwa se oya ntabwo kunywa inzoga. Nubigira kabiri gatatu uretse kwiyubahisha gusa, uzanahindura n'abandi bakwegereye, bamwe bazakureberaho babone kutanywa inzoga, ko wiyubaha, kuhagarara ku ndangagaciro zawe. Uko utindana n'umuntu ni wowe uzafata indangagaciro ze cyangwa se niwe uzafata indangagaciro zawe. Ntuzakore na rimwe ibitakurimo kugira ngo ushimishe abandi bantu, cyangwa se ibitari mu ndangagaciro zawe kugira ngo abandi bantu kuko urebeye ku bandi gusa kugira ngo ushimishe abandi, kuko abandi bari gukora biriya nawe ugiye kubikora. Wibuke niba ushaka gusa na kanaka nta n'umwe muzaza. Icya gatanu nshaka kukugezaho, niba ushaka kwiyubahisha cyangwa se niba ushaka ko abantu baguha agaciro, ntukiruke inyuma y'abantu, haba mu rukundo, haba mu bucuti, haba mu kazi, haba aho uri hose. Hagarika kwiruka inyuma y'abantu. Uko urushaho kwiruka inyuma y'umuntu niko arushaho kwiruka akagusiga. Uko urushaho kugaruka utiruka inyuma ye niko agaruka. Mbese abafilozofi baravuga bati uko urushaho kwiruka inyuma y'umuntu niko arushaho kuguca amazi, cyangwa se niko yirukanka cyane akagusiga. Nuhagarika kumwiruka inyuma azagaruka, wazagaruka kuko abona nyine utakiruka. Niba yiruka nawe yiruka, azahagarara agaruke. Munyumve neza hano, niba nakoreye umuntu amakosa, niba wakoreye umuntu amakosa, musaba imbabazi. Ariko niba umuntu ahisemo kugusiga cyangwa se kukwihunza, ntacyo mupfuye, ntacyo umugize. Niba umuntu yiyemeje kugenda, mureka agende. Niba umuntu yiyemeje kukureka cyangwa se gutandukana nawe cyangwa se kutakuvugisha, mureke. Niba nubwo byakubabaza, ariko mureke. Nibyo bizaguha agaciro, nibyo bizaguha gutuza muri wowe. Nutamukurikira azabitekerezaho agaruke, ariko numwiruka inyuma, deja nta gaciro uzaba wihesheje, ntazakubaha, ntazakuvugisha, nanakuvugisha azaba ari mu buryarya gusa. Uzahora umwirukaho, usange na kwa kundi ushaka kugumana nawe atari byo. Muri ibyo uzaguma muganira mutishimanye, mwirukeho, uramwirukaho ntakwirukaho. Mu by'ukuri mureke, yirinde kujya muri urwo ruziga. Niba uri umuntu ushaka kwiyubahisha, niba uri umuntu ushaka kwihesha agaciro, ahisemo kugenda, mureke agende. Ukwiye icyubahiro, ukwiye umunezero muri wowe, ukwiye kwivanaho ibyo bibazo byose byo kwiruka inyuma y'abantu bizatuma abantu batokubaha cyangwa se baguca amazi. Niba ushaka ko abantu bakubaha, nawe uyubahishe, menya kwiyubaha mbere ya byose. Icya gatandatu nka bonasi, ugomba kuba ingenzi. Ubona abantu bakubaha gute kandi bazi ko ntacyo bamariye? Iga kuhaba ku bwabo, ugomba kuba umuntu w'ingenzi. Ugomba kugira ngo abantu bakubahe, ugomba kugira icyo umara, ugomba kugira icyo umarira abandi. Abantu bagomba kuba bafite icyo babona ubamariye. Ugomba kwiga kugira icyo umarira abandi, mbese ukiga kuhaba ku bwabo. Gerageza ushake ikintu wamarira abandi, uhabe ku bwabo. Ngize imfunguzo 6 uzakoresha mu buzima bwawe kugira ngo abantu bose bakubahe cyangwa se kugira ngo wiheshe agaciro. Gusa ntuzibeshye ngo uzikoreshe nabi. Izi mfunguzo ukoresha 6 iyo uzikoresheje nabi, iyo ufungurishije hatariho cyangwa se ukazikoresha ukundi kutariko, niho hantu uzasanga abantu wateye agaciro, batakubaha, mbese baraguciye amazi. Ntuzibeshye, wumve ko izi mfunguzo
nuzikoresha nabi uzabona agaciro. Ukoresha 3 uzifate mu mutwe. Rero icyo gukora urakizi, niba ushaka kumenya ibintu byose Mugenzi TV bagezaho, icyo gukora urakizi, kandi subscribe wibuke n'akazogera kugira ngo utazagicikwa na video n'imwe twashyize kuri Mugenzi TV, kandi utazabone n'izindi video zose zisanzweho. Bashimira ko mwabanye nanjye muri iyi video, naho utaha bye.